bakunzi ba Hambo Goodness TV, nongeye kubasuhuza ndabifuriza igitondo cyiza ndetse n'igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Kongo ndetse na Tanzania. Ndabifuriza kugira umunsi mwiza kandi ku bantu mwese mudukurikiye muri bihugu bitandukanye, cyane cyane Afurika y'Amajyepfo, harimo Malawi, Zambia, bari mu mujyi wa Lusaka, abari muri Malawi mu murwa mukuru wa Lilongwe ndetse na Blantyre. Mwese ndabaramukije cyane, ndasuhuza kandi abari mu gihugu cya South Africa, Cape Town, ndasuhuza abari Mozambique mu mujyi wa Maputo, n'abari mu ntara ya Tete muri quartier ya Mwatize ndetse na Kambindi. Mwese mwumve mwikaze. Iyi mukurikirana rero ni Hambo Goodness TV, nge na mugiye kubana mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubashimiye uburyo ki mugomeje kujya mukurikirana ibiganiro tubagezaho, mukanda subscribe, share ndetse na comment, ni iby'agaciro. Mbashimira cyane mwe mwese muba mudukurikiye, yaba abari ku mugabane w'i Buraya ndetse n'abari muri Amerika, Indonesia ndababona cyane, na Sweden. Mwese muba mudukurikiye mwumve mwikaze, nge mugiye kubana rero nk'uko bisanzwe mu biganiro tubagezaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abantu bahawe amasezerano n'icyo twabigiraho muri iki gihe turimo. Rero ni mucyo hamwe twese tuze tuganire ku bijyanye n'amasezerano. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane, aho abantu Imana yahaye amasezerano muri Bibiliya n'icyo ayo masezerano atwigisha muri iki gihe. Imana ntabwo ihinduka kandi amasezerano yayo si amagambo gusa, ni imirongo ngenderwaho iduha kwizera n'ubutwari mu bihe bikomeye. Abantu Imana rero yahaye amasezerano nk'uko twagiye tubisoma muri Bibiliya, igihe abantu benshi tuzi bagiye bahabwa amasezerano agasohora Imana ikayasohora. Hari nawe ubwawo, hari ayo Imana yagiye gusezeranya ubwawe bwite ukabona irayasohoje. Ikiba kibabaje ni ukuntu Imana igusohoreza isezerano ukayitera umugongo, biba bibabaje, ariko hari abagomeje kuyinambaho rwose. Dufatiraho urugero cyane cyane abari muri Bibiliya. Duhereye rero kuri sogokuruza w'amahanga ari we Aburahamu, Imana yamuhaye amasezerano yo kuba ise w'amahanga menshi, nk'uko tubisoma mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa 2 kugera ku wa 3. Nzaguhindura ishyanga rikomeye, nzagukomereza umugisha. Rero isomo dukuramo ni uko Imana ihamagarira umuntu kuva aho ari ikamujyana aho yamuteganyirije umugisha. Ubutumwa rero kuri twe bijyanye n'iki gihe ni uko hari igihe Imana idusaba kuva mu byacu bya kera ngo itugirire ibishya cyangwa idukorere ibishya. Rero uwa kabiri yitwa Isaka. Imana yamuhaye amasezerano y'umugisha mu gihe cy'inzara, nk'uko tubisoma mu Itangiriro ibice 26 umurongo wa 12 kugera umurongo wa 13. Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka azana inshuro 100 z'ibyo yabibye, kuko Uwiteka yamuhaye umugisha. Urumva ko Imana yahaye Isaka umugisha, arahinga, areza, arasarura. Ibyo yakoragaho byose byagendaga neza bitewe n'uko Imana yari yamuhaye umugisha. Nawe rero hari igihe Imana yaguhaye umugisha, ibintu byose ukoraho ubona biri kwemera, bitewe n'uko Imana yavuze ko iguhaye umugisha ibiwuguhaye. Isomo rero dushobora gukuraho ni uko nubwo hari inzara cyangwa ibihe bigoye, Imana ishobora kugusukaho umugisha utunguranye. Ibyo twagiye tubibona rwose, abenshi bafite ubuhamya bw'aho Imana yagiye bakura n'umugisha yagiye ibaha mu buryo butunguranye, buryo
iki mbese utabitekerezagaho, ukabona Imana igukuye ku rwego runaka igushyize ku rundi, hamwe abantu batatekerezaga cyangwa babonaga ko uri umuntu usuzuguritse, Imana ikakugirira neza. Ibyo byose rero bigendana n'uko ubana neza n'Imana, usenga, wirinda ikintu cyose kigendanye n'icyaha, kuko icyaha ni ikizira imbere y'Imana. Imana icyanga urunuka, iradukunda kandi ikanga icyaha. Rero uwa gatatu yitwa Yakobo. Yakobo rero yahawe amasezerano y'uburinzi n'umugisha, nk'uko tubisoma mu Itangiriro ibice 28 umurongo wa 15. Aranditse ati, dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose. Rero isomo twakuramo nuko Imana ari Imana iragenda ikagendana n'umuntu uyumvira, nubwo yaba ari mu rugendo rutoroshye, Imana iramurinda cyane, kuko uri mu murongo wayo yifuza, irakurinda. Niyo waca mu bikomeye gute, muba muri kumwe. Uwa kane rero ni Yozefu. Imana yamuhaye amasezerano yo gutegeka no kurengerwa, nk'uko tubisoma mu Itangiriro ibice 50 umurongo wa 20. Aravuga ngo, mwari mumpangiye nabi, ariko Imana yabihinduye ibyiza. Isomo twakuramo rero, murabyibuka Yozefu ubwo yagurishwaga na bene se biturutse ku nzozi yari amaze kurota, bakamugira ishyari bumva ko agiye kuba umuntu ukomeye kubarenza, kandi koko byari byo. Imana yari yamugaragaje nk'umuntu ukomeye nubwo yari muto muri bo. Bamugiriye ishyari, bamugurishanya n'abantu bo muri Egiputa. Bombi bo ntabwo bari bazi ko aho bari kumusunikira ariho umugisha we uri, ku buryo ki we atabituye nabi, ahubwo yabituye neza, bamugiriraho umugisha. Murabyibuka rwose, nubwo yanyuze mu bikomeye, agafungwa azira kuba ku kagambane k'umugore w'umwami Potifari. Ngira ngo byose murabizi, mwarabisomye, abazi izo nkuru. Ariko Imana yaje kumugirira neza, iramurengera, kuko yari yaravuganye nawe ko izamuha amasezerano yo gutegeka no kurengerwa. Byose yarabikoze, yaramurengeye, haba muri gereza no kugeza abaye umuntu ukomeye. Umuntu wa gatanu rero yitwa Dawidi cyangwa David, abenshi bumva Icyongereza. Yamuhaye amasezerano y'ubwami budashira, nk'uko tubisoma muri Samweli wa 2 ibice 7 umurongo wa 16. Haranditse ati, inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho imbere yanjye iteka ryose. Rero murabyibuka ko Dawidi Imana yamukoresheje iby'ubutwari cyane, kandi iramurinda, imukomereza amasezerano n'ubwami. Ubwami bwe ntabwo Imana yemeye ko bubaho, ahubwo yagiye bukomeza ku buryo ki n'abahungu biwe bagiye bayobora, cyane cyane uwo tuzi cyane ni nk'uwitwa Salomo. Salomo rwose Imana yamweresheje icyubahiro rwose, kuko yamuhaye n'ubwenge bukomeye cyane. Rero isomo twakuramo nuko Imana itunganya amasezerano yayo ku gihe cyayo, si ku gihe cyacu. Yego, turakomeza tugera kwa gatandatu. Nta wundi, ni umugabo ukomeye rwose, usumba bose. Nta n'umwe uzigera uhana nawe muri iyi si, nk'uko nta wigeze kubaho kandi uzigera ubaho uretse we. Nta wundi rero, ni umucunguzi wacu, ari we Yesu Kristo. Niwe nawe waje mu isi gusohoza amasezerano yose uko yakabaye. Urumva ko ari umuntu ukomeye cyane, mbese ni Imana mu bumana bwiwe, akaba n'umwana w'Imana. Mbese byose arabyemerewe. Nk'uko rero tubisoma mu Bakorindo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 20, haranditse ngo, kuko amasezerano yose y'Imana ari yego muri we, no muri we ni amen, kubw'icyubahiro cy'Imana.
wumva ko ibintu byose muri we byose biri complete rwose biruzuye, nta kigoramye cyangwa kigize gute, byose biri ku murongo. Rero isomo dukuramo ni uko iyo turi muri Kristo amasezerano yose y'Imana aba yemejwe ku bwacu. Mu by'ukuri iyo turi ku murongo mwiza wo Yesu aba dushaka, twifuzaho ibintu byose byacu bigenda neza, kandi mu gihe aba yaragennye ko ikintu runaka kigomba kugira gute kukugeraho. Nimba ari uwo mugisha ufite igihe runaka, abafite igihe runaka yawugusezeranyije ko uzakugeraho. Rero icyo usabwa rero ni ukudacika intege, ahubwo ugakomeza ukizera Imana no gusenga, ukirinda icyaha. Ubundi icyaha nicyo kidutandukanya n'ibyo Imana iba yifuza. Mbashyiriyemo akantu rero, akantu nabonye gashobora kuba kadindiza n'umugisha wawe. Buriya Satani akenshi na kenshi aba aturwanya kuko ababona ko ibyo Imana itwifuriza ari ibyiza gusa, atari ibibi. Nk'uko umuririmbyi yaririmbye ati, ibyo nimwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare n'umutima w'ibizaza ndabakunda. Urumva rero aho ngaho Imana ibidusezeranya ibintu byiza cyane, noneho Satani akareba akabona abantu ko bagiye guhura n'ibintu byiza cyane, agashaka rero uburyo cye ashaka kugira gute kutugonganisha n'ibituma ya masezerano atinda cyangwa ntasohore. Ibyo nta bindi ni ukujya mu byaha cyangwa gucika intege, akakwihebesha, akakwereka ko ibyo yawe nyine birangiye. Ariko mu by'ukuri umuntu usenga uri muri Kristo ari mu Mana rwose, igihe kiratinda amasezerano Imana yamusezeranyije Imana ikayasohoza bitewe n'igihe cyayo iba yaramugeneye kazasoreramo. Rero nk'abakristo ntabwo dukwiye gucika intege, ahubwo dukomere mu Mwami Yesu, azatugirira neza. Rero icyo ayo masezerano atwigisha muri iki gihe, Imana ntihinduka, kandi ibyo yasezeranije bizahoraho kandi birahari. Amasezerano si amagambo y'ubutunzi gusa, ahubwo ni n'ubutumwa bwo kwizera, kwihangana no gukiranuka. Rero iyo duhanganye n'ibigeragezo, tugomba kwibuka ko Imana ishyira mu bikorwa ibyo yavuze nubwo byatinda. Murabizi rero, nubwo tugenda duhura n'ibigeragezo, tukahura n'ibintu bishaka kutwiyebesha rwose bidukura ku murongo cyangwa mu gakiza, ariko mu by'ukuri turabizi ko hari ufite imbaraga uturwanirira, kandi iyo tumutabaje araturengera, niwe Yesu Kristo. Rero ntabwo tugomba kugira gute gutinyishwa n'ibyo bigeragezo, kuko hari n'igihe ikigeragezo kinyuramo kugira ngo kitwigishe, kiguhereze ahantu ugomba kuba uri hakomeye, ku buryo ukivamo nyine uri umuntu ugira gute ukomeye. Ni nko ku zahabu kugira ngo itunganywe neza, ibe imeze neza, igomba kubanza gucishwa mu ruganda, uburyo abantu bayibona imeze neza, ikaba yagira igiciro gihambaye. Ni nako umuntu anyura mu bigeragezo kugira ngo Imana imurebe, imushyire ku munzani, ku buryo imbere y'abantu azahagarara neza kandi akagira ibyo ahamya. Rero nk'uko tubisoma muri Habakuki ibice 2 umurongo wa 3, aravuga ngo kuko ibyavuzwe bizashyirwa mu bikorwa ku gihe cyabyo, nubwo byatinda ariko byatinda ubitegereze, kuko bizaba ntibizatinda. Rero dusoza, mu by'ukuri twasoza n'isengesho dushimira abantu mwese mwadukurikiye, tubasabira ku Mana kugira ngo Imana igomeze kubarindira mu masezerano mufite kandi no kuyabasohoreza. Ntimucike intege nubwo mubona ko uyu munsi bimeze nabi, ukabona urimo ntambara zidashira, yaba ari zo kubura ibyo kurya, ibyo kwambara se, iz'amagambo,
ibintu nk'ibyo byose byaba byo kubura amafaranga yo kwishyura y'ubukode, ibyo byose Imana ibibireba. Wowe jya upfukama wihererane n'Imana ujye ku karago, nk'uko umuhanzi umwe yigeze kubiririmba bati jya ujya ku karago wihererane nayo, Imana izagira gute, irakumva izagusubiza. Niko biba bimeze rero. Icya mbere ni ukudacika intege, usenga Imana ibikumva. Rero twasoza dusenga. Mwami Imana, turagushima kuko uri Imana idahinduka, turagushimira amasezerano yawe yose, ayo wagiye uha Aburahamu, Isaka, Yakobo, Dawidi ndetse n'abandi benshi, n'ayo wagiye uhereza Yesu Kristo, kugira ngo aducungure kandi aduhamirize kwizera no gutegereza igihe cyawe. Tuzi ko ibyo wavuze bizaba kandi bizasohora, byose turabyizeye kuko nta jambo na rimwe wavuze ngo rihere, kandi byose turabyizera kuko uri Imana ikiranuka. Kugira neza rero abantu bose bakurikiye iyi channel yacu Jambo Goodness TV, ubaho umugisha kandi basoreze amasezerano yabo, ubarinde gucika intege, ahubwo bakomereze muri aya masezerano wabahaye, kandi n'ukuri tugirire neza kugira ngo ku munsi uzasohoza tuzagushimira ibintu n'ibitangaza uzaba waradukoreye. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Niba rero murakoze cyane rero kuba mwakurikiye iki kiganiro. Niba ikiganiro cyakugiriye umumaro, ushobora gukanda like, ugakanda subscribe na comment, ukambwira ubutaha ikiganiro wumva na kugezaho. Rero ntiwibagirwe no kujya usenga cyane, kuko Imana ivuga ko amasezerano yayo kugira ngo iyasohoze tugomba kugira gute, kuyabagarira ndetse tukanayuhira kugira ngo igihe nikigera Imana izayasohoze nk'uko bikwiye. Ni nk'indirimbo mfite yitwa Isezerano, ivuga ati guma ku isezerano wahawe, we kurivamo nta mpamvu. Isezerano rirabagarirwa kandi rikanuhirwa, ku isaha yagennye ubwayo izarisohoza, igire gute, ribatangaze. Ubwo muraza kugenda muyumva muri background, kuko ikiganiro kigiye gikubiye mu masezerano y'Imana, nk'uko bisanzwe. Iyo ndirimbo rero ibivuga ukuntu isezerano ugomba kuryuhira kandi rwose ukanaribagarira. Uvuga ngo guma ku isezerano wahawe, kandi we kurivamo nta mpamvu. Isezerano rirabagarirwa kandi rikanuhirwa, ku isaha yagennye ubwayo izarisohoza ribatangaze. Urumva rero isezerano risohoye, abenshi bari bakuzi uciriritse cyangwa se uri mu buzima bugoye, baratungurwa nuko babonye ko hari ukuntu ubuzima bwahindutse, cyangwa ari step runaka umaze gutera, cyangwa se level runaka umaze kugera. Ndabashimiye rero mwe mwese mudahwema gukurikirana rwose iyi YouTube channel yacu Jambo Goodness TV. Mbashimira uburyo ki rwose mugomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Amahoro y'Imana agomeze kubana namwe. Nifuriza kandi abafite akazi keza, namwe mudafite akazi ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Njye rero mwabanye yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Jambo Goodness TV. Bye bye, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.